icyo gihe noneho nagiye muri toilet ngiyemo hari ukuntu umanura ipantaro noneho narayimanuye yose mpita nyikura maze kuyikuramo ipantaro ikabutura nari nambaye ndabyibukaga nigaga muri P3 P3 nimwo nigaga urumva ko haciyeho igihe muri za 2005 kera hashize igihe kinini noneho nyigera mu ishuri ipantaro uko nayikuyemo nahise nyambaye nyihindurije urasaba kujya muri class naragiye ngeze muri class noneho umwarimu ahita avuga ati big boy imbere bimeze bite imisaho nkabona abanyeshuri bose bari guseka nkazajya mvuga ati none se ubu ngubu nafunze nabi se kandi abanyeshuri bo bari babibonye n'ubundi abanyeshuri bo bari babibonye umwarimu arambwira ati ko wambaye uhindurije ipantaro icyo gihe nari mfite umubebi twakundanaga mwigana muri class yahise avuga ati noneho ibintu ukoze noneho nta nubwo binabaho ati manzi ugende witekereza yahise agukatira se yahise ankatira icyo gihe ntekereza ko ariyo shock ya danje wagize mu buzima ewana nibyo bintu nanjye nibukaga n'ubu ngubu mind tuwaye ikaze ini FBA 155 TV. Uyu munsi rero umutumirwa dufite ajya gutangira twibwira. Yo mumeze mute abakunzi bacu? Yo nanone ntangiye nshima Imana isumba byose. Ntacyo twatanze ngo turame benshi baragiye ariko twe turabarame. Yes Staff Gang. Abana uri umusani byatari ndi kumva utanye nkubita utuntu twa Jay Paul. Uri umukunzi wa Kabaka. Staff Gang. Kenge ku mutima kabisa. Wakunze hip hop kuva ryari se? Ntabwo nakubwira ngo nayitangiye ryari gusa ni ibintu byanjemo ariko ndakeka nko muri 2008 gutyo 2008 kuzamura ubundi ntabwo wigeze utwibwira tangira twibwira ubundi ubundi amazina banjye cyane yose nga Patience Staff Gang. Nta kazina k'akabyiniro se ujya witwa muri quartier wenda kagaragaza ko uri umusani wa danje ntago kabura nk'umuntu w'umujene kabisa. Bakwita nde rero? Akazina bakunze kunyita cyane Handboy. Ako kazina rero gakomoye kuki? Ako kazina ubundi nakundaga Hendi umukino w'amaboko nyine hari ukuntu bakina umukino w'amaboko bita hendi ariko nakundaga n'umuziki umuziki nyine ni ibintu ubundi bimbamo ukunda hip hop ubibona tatuwaje n'amatatuwaje hangara abonye ufite kandi bafite n'izindi ariko nk'umuntu nyine ubizi ibintu by'umuziki akibona iyi tatuwaje n'ubundi ikisobanuye ubundi ahita abona kuri ijwi ry'umuziki tabona kuri umusani wa danje kabisa umusani ukunda Jay Paul Kabaka nyuma yo kugira ngo aducika tuvemo wiyumvisha utubonye. Rest in peace Jay. Ubundi Jay yatangaga ubutumwa Jay ubundi yatangaga ubutumwa abajene barabizi bagenda bakurikiye ibihangano bye hari n'abagenda n'ubu ngubu bagenda ibihangano bye babyumva akenshi nyine harimo ikintu bise umuziki inyigisho nyine hari ukuntu wumva umuziki atari ukuwumva gusa ngo wumve injyana ahubwo nyine ijwi ukanategereza ukumva umuziki ijwi n'aka kaboro buriya gasobanuye ijwi ry'umuziki sound ijwi ry'umuziki kabisa. Ubundi kiba kizira kumva umuziki ntube biragoye kuba wakumva umuziki nukuremo nk'inyigisho cyangwa se nk'ikintu cyaba cyagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ubundi nyine umuziki nicyo kintu nyine kiduha nukumva umuziki gusa ahubwo nyine uzajya ukuramo n'inyigisho ukagira akantu usigarana ukakanota ahantu. Ubundi njye hip hop nanjye ndi umuntu yumvamo gakeya ntabwo ndi umusani wa danje ariko kuri hip hop nkeka ko
nanjye hari utuntu duke mba ngenda nota wenyine kabisa. Jay Polly, Fireman, Riderman, abo basani uko mbavuze nkeka ko buri muntu wese ukunda hip hop iyo yumvishe ayo mazina hari ikintu yumva. wowe batondeka gute? Ndabyumva uraza gushyira Jay Polly ku mwanya wa mbere, abasigaye nanjye ongera ubantondekera. Urebye Jay Polly ku mwanya wa mbere, Jay Polly ni uwa mbere. ku mwanya wa kabiri buriya kuko Jay Polly hari ibintu byinshi, hari inzira nyine yagiye anyigisha kugenda nacamo. nk'akaririmbo ka Jay Polly kagukoma utazibagirwa. Ka Jay Polly, twa Jay Polly two abari twinshi kabisa. Umwaka urashize n'undi uratashye, aho uri hose gusa unyumva neza, ubwo tayari uracyatera kuka. Hari abo nzi barara mu biraro, hari abo nzi twamanye na kirora, nyagasana nije kuba nyiriho, ni gukina kushima ngo cimagize nyiri cyubahiro, niterure ndangurure mvuge n'ijwi rirenga. Man kabisa ari kumva hip hop urayumva iyo bita umwami uganje rero. Ndayizi nayo Nera account ubundi iriya niyo yanjye inkoma nkubitiraho iriya ndirimbo ngo ndaseta ibirenge naho abandi bafite iby'amirenge kuko ari we mwamuganje. Karakarembo ubundi karimo ubutumwa bwa dani. Fireman rero nakaba tumugarukaho gatoya. Fireman abantu benshi bavuga ko ari umuntu uzi kwandika cyane kuko n'indirimbo nyinshi abasani bo mu Rwanda bakora bavuga ko ari uzibandikira. Fireman we nta kintu buri ujye umukuraho nk'umuntu w'umusani nyine ati uriya musani nawe yakoze ibintu birankoma. Fireman uko biri kose nawe ni umusore w'umuhanga kabisa. Fireman ni umusore w'umuhanga, ntabwo mukurikirana cyane ariko nyine Fireman ndabizi ko ari umuhanga, ari mu kwandika n'uburyo akurikiranya imirongo kabisa. akaza uwo bita Riderman igisumizi. Riderman nawe buriya ni umuntu wanakunzwe n'abantu benshi kuko yatwaye na Guma Guma. Riderman nawe ndamukunda cyane. Noneho reka tujye kuba uyu munsi dufite abandi baje baradukura kubona twe twakunze hip hop ya keremo ba Jay Polly, ba Riderman, ba Bulldog, ba Kemozera uramwumva nyine. Ariko uyu munsi haje bita ba Ish Kevin, bazi EO, ba Bushari barimo baraduhereza indi njyana nyine. Ubona nyine itandukano riri he hip hop ya kera na hip hop y'uyu munsi. Icyambere cyo nuko nkuko mvuga nk'aba Jay Polly nyine, ariko nyine ni ukuvuga ngo abajene buri munsi bagenda bavuka nk'aba Ish Kevin, ujya ubona bazanamo turatuntu ngo nshaka imifungo bame imifuka yawe we happy kaze nzanyi warayibakubye kane iyi business nanjye ubwanjye yarankaraze mba nk'igisare. Ni ukuvuga ngo bari abajene nabo bafite gahunda, ariko nyine nabo ntibakibagirwe ko hari abandi bami nyine. Ni ukuvuga ngo ubundi ikintu kigezweho bariya bajeye kuri kariyeri zabo basa nk'aho ari bo baharuriye abahanzi b'ubu inzira, babaharuriye inzira babereka nyine aho kunyura, babashyireho itafari bazamukiraho. niyo mpamvu na Jay yavugaga ati twubatse ku musenyi. Twubatse ku musenyi, hari n'abandi nyine bari kuza ku musenyi aho kugira ngo bawusenye, bari kongera nyine kubaka bagenda bazamura nshyashya bakomeje abandi basoreje. tubona amarivaje kabisa. Okay. Kuko bari abajene nabo bagenda bakora nyine, ariko umuziki nyine urabona ko ugenda utera imbere isaha ku isaha, abajene hanze aha bari gukora kabisa. Ariko ikibazo kimwe noneho kiri mu muziki wo mu Rwanda, ubona ko harimo intera nini hagati ya hip hop n'umuziki usanzwe wa R&B, ibi bya ba Bruce Melody ba Chris bakora, harimo intera igaragara. Nta muraperi uri ku rwego rwa Bruce Melody, rwa The Ben, ubona ko bafashe agati bagashyira ahantu abaraperi kugira ngo babagereho byarabagoye. Ubona ari izihe mbogamizi zituma abaraperi batazamuka ngo umuziki wabo nabo umenyekane? Ranone uzi impamvu ako kantu kambajije? Reka nkubwire buriya ugiye kugereranya, ni ukuvuga ngo hip hop
hip hop na ziriya ba Bruce Melody bagenda bakora za kumva ngo za yuhu ngo yuhu ngakinyuma ngakinyuma ziriya ndirimbo impamvu nyine hari abantu benshi nyine badakunda ibintu by'ubutumwa ariko ni ukuvuga ngo hip hop ni injyana bavugisha ukuri, hip hop bavugisha ukuri kweruye, ariko ugiye kureba nyine ziriya ndirimbo kuko baba bavuga ibintu by'ibishegu cyane, niyo mpamvu akenshi nyine uzasanga nyine ba Bruce Melody bari hejuru, bari aba Kenny Solo cyane kurusha ba Chrisize bazamuka, kuko urabona urugero rworoshye buriya Chrisize imbere yaririmbaga ibintu by'amahipa ariko urabona ko yagiye muri zino zisanzwe nyine ukabona ko yahise amenyekana cyane, ariko ni ukuvuga ngo byibuza umuntu by'umwihariko umuntu uzi izi ndirimbo nyine z'amahipa uzumva ziba zirimo ubutumwa bwinshi. Mbona n'imbuga nkoranyambaga cyangwa se amaradiyo kugira ngo uzabone bakinnye indirimbo ya hip hop biba bigoye, noneho ukabona hip hop igenda isubira inyuma, ariko nyine harimo abaza bakikama tugasanga akoze nk'indirimbo wenda amaze nk'umwaka ari kuri hit ariko agahita azimira. For example nka Bushari 2019 aza ku ntebe y'umuziki nyine igihe yakoraga ku Gasima, akora Nitswebwe, akora Niyibizi, akora ngo Ubwoba, akora iriya miziki yose yagiye akora muri kiriya gihe, ubonaga ko abantu bose Bushari yari ari on top, ari kwitara abantu bose bamureba. Ariko uyu munsi uretse kuba nyine icyo gihe yarakoze iryo zina abantu bakaba bakirigendera, uyu munsi ubona ko nyine yazimiye, kandi si uko yazimiye, ibihangano bye biba bigikorwa, ubona bipfira he kugira ngo abantu ntibisange muri ziriya ndirimbo z'ubutumwa. Haracyari ubuyobe bwinshi, ni ubuyobe, ubona ko haracyari ubuyobe kabisa. Gukurikira ziriya za Bruce Melody ni ubuyobe. Ntago ari ubuyobe cyane, ariko nyine hari ibintu muri ino minsi urubyiruko ariko nyine ubona ko bigenda bifata indi ntera nyine, ubona ko ibintu umuziki nyarwanda ugenda uzamuka. Mu gihe cyari imbere nibwo warebaga nka talent shop ukumva ko noneho byibuza mbere umuziki wa Uganda wari uri hejuru cyane y'u Rwanda, ariko ba Joseph Chameleone bariya ba Fresh Kid ba Baby Cool bakora Baby Cool, ariko nyine bari hit, ariko nabo mbere yaho hari Nigeria za P-Square zikiriho, za P-Square bariya ba Burna Boy hariya ba Wizkid barakoraga barakubitaga, ariko n'ubu ngubu bakuyeho Uganda, ariko ubona ko byibuza u Rwanda rusigaye ruhagaze neza mu bijyanye n'umuziki, mu bijyanye na music. U Rwanda rusigaye ruri kwitwara byibuza neza kurusha mu myaka itambutse nk'ingahe kabisa, kuko hari nk'abagandekazi b'abakobwa wagiye bumva cyane bashiba, yego bajyaga banga guha amakarabu nyine ababebi bo mu Rwanda, Basharina ni n'abagiye bigeze kubaka korabo barabakanira barangana ni ibintu wajya kuri za YouTube cyangwa he ukaba wabibona, ariko byibuza abahanzi ba Uganda asigaye aza mu Rwanda akavuga ati ndi gushaka karabu. Nanone nk'hano mu Rwanda impamvu nuko nk'aba bantu nk'aba Bruce Melody ni urugero wenda nk'umuhanzi hano mu Rwanda kimenya bose niwe, kuko uvuze ngo nka Meddy buriya nk'igihe cyabo njye mbona kariyeri zabo zigenda zirangira, ati gute ubundi bari aba Meddy ba The Ben, King James, Christopher, iriya generasiyo y'abari abajene ba 2009 yari irenze, ariko byibuza ko ubona ko byibuza mu Rwanda kuri ubu umuntu dufite uduhagarariye ni Bruce Melody. Bruce Melody ari hejuru, wenda ufite kujyaho ukabona abandi bafite amaviews wenda afite kubana arusha n'aya Bruce Melody, ariko muri uru Rwanda ubu Bruce Melody niwe pfatiraho cyitegererezo nyine nkavuga ati kabisa respect.
Okay, mu bajene rero muri iyi minsi bari kuzamuka harimo bato ivuga iti Chris Easy, Juno Kizigenza, Kenny Soul. Yeah. Abo ni abajene bazamutse bose icyarimwe mu gihe cya Covid. Baraza baduha umuziki, batumara irungu. Ariko icyo gihe na Afrique nawe ndabyibuka yazamukiyemo dukubita gatunda kubwira ngo rompe gakanyenga bakirisizi bazo namasho akubita inana. Yeah. Icyo gihe baradukomye kabisa, baradukomye abo basa ni uko ari batatu uko ari bane bahojejeho baragenda baduhereza imiziki kugeza n'uyu munsi. Yeah. Uwo batondeka gute? Yeah. Buriya Kenny Soul buriya kabisa ubona ari we uri imbere yawo. haso buranje buranumva ubutumwa cyane kurusha kumva ngo iyi ni beat iri kugenda gutya. Yeah. Buriya Kenny Soul buriya ni umujene ariko nyine ubona ko agifite n'imbaraga nyine, ariko nk'abantu nk'aba Chris na Chris arakora kandi afite nyine na management ikomeye cyane, ariko nyine nka Chris nanone ntago namugereranya nka Afrique barazimiye, ntago nheruka kumva bari guperforminga indirimbo nyine nkuko bazaga bari bagahita bajya hejuru cyane, ukumva indirimbo yabo noneho kumva mu matwi y'abantu yanarengereye ewana yazimije. Hari ukuntu umujene yasohoraga indirimbo ubundi none agahita atamo imurenze, ariko ya niba ikintu kigezweho ari uguperforminga cyane ku ma stage nk'aba Afrique ntiwamenya iyo bagiye. Nanone abahanzi nyarwanda ikintu kisigaye kibicira wagira ngo nakaruswa kazamo sinzi. Karuswa ni kabura kuko ubona umwe agiye nk'ahantu wenda naguha urugero iwacu muzika Positive njya nyumva igenda izenguruka mu turere ndakeka ibateguwe na MTN. Ariko ugasanga harimo nk'abajene ubona bafite imbaraga ariko batari kuzamo kuko kandi nabo bashaka kugera ahakomeye. Bashaka kugera ahantu hakomeye, urumva nyine ni za haso. Ugasanga nk'umujene niba agiye guperforminga aha hantu ugasanga n'ubundi avuyeyo utabona nta kintu cyavuyemo, nta kigenda, ariko byibuze ubona ko noneho umuziki nyarwanda usigaye uri hejuru cyane kabisa. hasigaye hazamuka tara zitandukanye, ba Kivumbi baraza bagakora, bawukama abasani benshi. Ubona umuziki w'u Rwanda ugenda uzamuka. Ese noneho tujye ku gitsina gore mu bahanzi b'abagore. Twabonye Knowless yahanitse agati akora umuziki imyaka myinshi ari ahozaho. Haza Charly na Nina barazimye, ba Miss Jojo, ba Miss Shanera, ba Priscilla. Nanone ikintu Bwiza nuriya Marina, Quenica ako burana Marina buriya sinzi ngenda namwikunda. Buriya mu muziki nyarwanda buriya Marina mukunda kurusha uko nakunda nka Bwiza, ariko nanone nk'umuziki nyarwanda ikintu kibyica akenshi ni na ruswa y'igitsina. Abakobwa bakunda kubaka ruswa y'igitsina cyane, ukabona umukobwa atangiye gukora ingoma akoze iya mbere twagiye tubibonaho. Si ukuvuga ngo ngenda wenda nukuba navuga ngo ndabeshya, wagiye ubyibonera na ba Miss Rwanda nyine ko babihagaritse biriya bintu bya Miss Rwanda ko babihagaritse. Naho mu baby yarazaga gutya yasohora indirimbo ya mbere yatangira gukundwa n'abantu, producer agahita amwegera ati kugira ngo ugere gutya kuryamana. Yamara kuryamana nawe kariyeri ye irangira. Twagiye tubibona cyane, ibyo ni ibintu bisanzwe, twagiye tubibona cyane. Buri abakobwa mu Rwanda sinzi, ariko nugera nka za Uganda uzasanga harimo ababebi benshi cyane, benshi ewana bafite umuziki kandi uri hejuru. Ariko mu Rwanda wenda wafata nk'umuntu wenda bagikanyakanya Bwiza Airways
ni iyindi level. ewana bariya baba bararenze uruhombero. Okay, none kuri battle ya The Ben na Melody uba uhagaze kuri battle ya The Ben na Melody bavuga ati Melody ararenze, abandi bati The Ben ni umusaza yakoze umuziki kuva kera. Njyewe nkurikije, njyewe sinzi impamvu ntabwo njya ndeba, njyewe ubundi ndeba ahantu tugeze, aho twavuye n'ubundi kariyeri y'umuntu hari igihe njye mba mbona igenda. Ya The Ben ni ukuvuga ngo The Ben mu Rwanda, usibye no mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, The Ben afite abakunzi benshi. The Ben yubatse izina kuva 2005 akubita mu makaminuza arazamuka ajya muri Amerika duha imiziki za Habibi kabisa. Hara The Ben yarakoze pe, The Ben yarakoze, yakoze ibintu byinshi rwose, ariko nanone ukurikije kuri ubu ngubu Bruce Melody, buriya Bruce Melody nawe aba ari hejuru, yaje akubita uzaba uri kungora, yaraje akubita ibinyafu, yaraje akubita ibinyafu za Samoya, korana na Bashagi. Bashagi urabona yagiye no muri Amerika ajyanye na Shagi akajya amutembeza akamubwira ati weho uri umwana mu gakino jya unatwereka. Ariko si ukuvuga ko The Ben ari hasi ya Bruce Melody, ahubwo The Ben we ari hejuru, ari hejuru The Ben, ariko nyine abafana ibyishimo baha bikeya. ntago ari Munyakazi, mbega ntago ari Munyakazi, asohora indirimbo nkeya. Ariko Bruce Melody ugiye kureba we yabigize noneho nk'umwuga. Umuziki yawugize igicuruzwa, ubona ko byarenze indi ntera, nk'uko ujya ubona nka ba Diamond Tanzania hariya barakubita rwose amastage, usibye no hariya muri Tanzania. Simba ajya muri za arena zo mu Bwongereza, muri Amerika, Canada, agatwika amatike agashira hariya iminsi 3 agisohoka. Hariya na za Las Vegas hariya muri Amerika, hariya za Las Vegas ajya agerayo kabisa. Ni ahantu henshi nawe nka Diamond ni icyamamare, ariko nyine ubona ko nyine hari abantu bajye. None se kankwereke, reba nka Diamond nanone hari igihe gukorana n'umuntu ingoma nyine akaguha karabo, hari igihe umuntu aguha karabo nyine y'ingoma ugasanga nyine uranamamaye, ariko ubona ko Diamond yimye karabo Bruce Melody. Ariko ayayihaye The Ben yamukubise kurabo ya iraza irya hit kabisa. East Africa yarayifashe ngo wa tell me I love you, I love you hariya nyine ariko Bruce Melody ubona ko mbese abantu bari hejuru akenshi baba basa nkaho ari abantu nyine bafite ego, biyemera badapfa bari hejuru. Uzarebe y'ubundi umukiriya ari n'undi barumvikana, bajya ku meza bakaganira, ariko hari igihe nyine igihe kirenga, hari igihe kirenga umuntu akaba akubona akaba nta kintu mwavugana, akabona kuri hasi uri down, nta nyungu yagukuraho, kandi umusibe ejo bundi gashobora gufatwa. Imana ifite kuvuga ati zamuka mwana wanjye. Niyo mpamvu buriya nka The Ben amahirwe abagenda akorana n'abari abajeni kabisa bagatwika, ariko na The Ben ari hejuru ya Bruce Melody ugiye mu bafana no mu ndirimbo wenda yagiye akora zigakundwa kandi zikamara igihe, zikajya mu mitima y'abantu cyane. Ubona ko The Ben nyine cyafite abahanzi benshi, abafana benshi cyane bamukurikiye. Wowe ukuruciye The Ben ari hejuru ya Bruce Melody, ariko nyine currently Bruce Melody ni ukora kurusha The Ben. Bruce Melody yabigize akazi, ni kariyeri, niwo ubundi niwo mwuga we, yabifashe nk'ibintu bye, impano ye kabisa. Hari abandi bahanzi rero bo mu Rwanda baba baragiye bakora umuziki nka Christopher, nshaka tumuganiraho gato. Christopher ni umuntu ugenda agatuza akamara amezi 5 nta kintu aduhaye, akaza akagukubita hashtag kabisa, ikaza igakoma, agashira amezi 5 akagukubita n'ibidu akongera akigendera munda. Ubona ntajya ava kuri top kandi ntajya avugwa mu itangazamakuru, ubona ari rebanga wakoresha.
ntajya aserera ngo mu bitaramo ngo biki n'ibiki, ariko ubona ni umuntu ukunzwe ufite abafana kandi nta n'ikintu na kimwe azwiho. ya Christopher ikintu akora nawe aragenda agategura abafana bagasa nkaho bamwibagiwe bagatuza. ariko noneho agaruka, noneho umuziki wagira ngo noneho byabishyize ku rundi rwego, n'iyo abahanzi batamize we yarayimize. ya Christopher Christopher tukaza no kubita Mico the best. Mico the best njyewe buriya mu buzima busanzwe hari uturimbo yagiye akora ndavuga ati umusani aratwika, rekura ko bita igare, kora ko bita imashini, miliyoneri we kabisa. Mico the best. Mico the best uriya musani we n'icyo wamuvugaho? Mico nawe ni umusore sinavuga n'umupapa ubundi kamwite ntacyo umujene. Mico the best ubundi ni umujene nawe wicara agashishoza ibintu bye byose akamanza akabishyira ku murongo. ibintu bye byose akabanza akabishyira ku murongo, akamanza akicara akavuga ati gutya na gutya, nta byo guhubuka nk'abo bana bandi nyine ba Juno barekura imiziki cyane icyarimwe. Hari abantu nyine asora nk'imizigo 15 cyangwa se agasora nk'indirimbo 3, ariko muri make wazumva ukumva wapi kumva nta kirimo. Ariko nka Mico ni umuntu wicara agatekereza akavuga ati gutya na gutya ibintu byanjye kambishire ku murongo nta guhubagurika nyine. Ubundi Mico nawe ni umusore w'umuhanga cyane ndanamwemera. Okay, reka tuganire noneho ku kintu bita amatsinda mu Rwanda. Twagize amatsinda menshi, twagize Urban Boys, tugira Dream Boys, tugira Just Family, tugira Yemba Voice, tugira Active, tugira Charly na Nina. Uyu munsi nta nimwe dusigaranye. Ko bagiye bavamo nka Urban Boys dukurikije umuziki yaduhaye ngo Tirayidayi, ngo Tuzarambana, ngo Komi, ngo sinenye urupfu turiya turimbo twa kera twose. Urban Boys bumva utayikumbuye? Kuyikumbura aho bijya biza. Noneho hari umujene wagiraga gutya agatera ati ntera intambwe 6 ugana, ugatera nk'izi usanga dukinage muzabakundana nkabona njye nawe duhuje sana. Bara abajene barateguraga cyane, ariko ikintu kiba kigezweho nyine iyo bijye ubundi ikintu cya mbere buriya ni amafaranga. Buriya none inshuti utazabonera mu mafaranga nta n'ahandi uzayibonera. Kuko biragaragara ko abenshi nyine iyo amafaranga batangiye kuyabona, iyo kwa kundi nyine bakora n'indirimbo, noneho amafaranga iyo atangiye kuza batangiye kwamamara cyane nyine ugasanga batangiye kuzanamo nyine akantu k'agatotsi mu kuntu nyine bapfa amafaranga cyane cyane. Ubundi abantu benshi bakunda no gupfa amafaranga, buriya inshuti nyanshuti uyibonera mu mafaranga. Ngomba nkubwira ngo buriya umukobwa niba mukundana akakwigisha uko barya amafaranga, ntagukwigisha uko ahubwo mwayabyazamo nyine umusaruro, umenya ngo iyo nta nshuti irimo. Aba ari kukurusha ubwenge. Rero nariya matsinda kutumvikana kw'amafaranga nyine nibyo akenshi nyine usanga nyine bitangiye kuzana ibintu by'imvururu, ariko hato na hato nyine ugasanga nka wa wundi nyine wiyaminiye ko afite mu mafaranga kandi abona ko ibintu imbuto bahinze zitangiye kugenda ziza neza, ugasanga nyine nizo za mbuto bari kuzishwanira nyine, bari kuzishwanira ugasanga amatsinda amwe n'amwe arasenyutse. Byagiye biba nka za piswe hari Nigeria, ni amatsinda menshi yagiye nyine atandukana, ariko nyine ugasanga bamwe bagiye bakomeza nyine kubera Imana nyine. Buriya nanone iyo umuntu hari igihe umuntu nyine aba yumva, niba nabyita ngo iyo umuntu hari igihe aba yumva kuba wenyine cyangwa se kuba yakwihugira hari ibyo bifite kuba byamuha amahoro. Ariko nyine akenshi na kenshi icyo nakubwira cyari amatsinda ikintu baba bapfa ni amafaranga, nizo za mbuto nyine nakubwiye bashwaniramo mu kuzisarura.
hari igihe umuhanzi ahitamo gukora kariyeri solo akagenda ariko hari nk'abo byahire kuko nka Kenny Solo kuva muri Emba Voice bigaragara ko umuziki yaragiye ajya ku nyundo aragaruka. Uyu munsi ni umwe mu bahanzi bari kuri top mu muziki wo mu Rwanda, ndakeka umuntu wese twabyemeranya, ariko bagenzi be bose nta n'umwe uzi aho bahereye. Nka Dream Boys, TMC bivugwa ko yagiye muri Amerika kwikurikirana ibintu bye by'amasomo, ariko Platini umuziki yarawukomeje arakora neza. Charly na Nina bo ntabwo tuzi ibyabo, ntabwo wamenya ahantu bagiye, ariko baje batwika, badukubise ingoma nyinshi, indoro, zahabu, tuntu nk'utwo. None Urban Boys wabonye ko Safi Madiba yarakomeje arakora aduhereza umuziki, bagenzi babiri basigaye nabo bakozemo gake bahita bakwama. Ikintu cy'amatsinda mu Rwanda buriya twagishyizeho akadomo ntabwo kizagaruka. ariko hari igihe wabona haje irindi tsinda ntawamenya, ariko usibye na hano mu Rwanda gusa na hanze yarwo, iyo ugiye kureba cyane cyane ibintu by'amatsinda, amatsinda menshi agenda asenyuka kandi aza afite imbaraga yewe ku buryo ari handi rya tsinda urireba ukavuga ati iri tsinda rwose nta hantu ryajya kabisa, iri tsinda nta hantu ryajya, urabona ko rifite inkingi ikomeye, ariko ugasanga nyine bapfuye ibintu nyine by'ubusa. Ariko nk'umujene ugasanga nyine wa wundi nyine wahasoringaga ugasanga we nyine arakomeje nyine, bimwe hari igihe bibamo nyine bamwe bakabera ikiraro abandi, bakagenda babacira inzira. urabibona ko hari abanyura nyine kuriya muntu uza mu matsinda bikarangira bamwe babaye ikiraro cy'abandi, bamwe bagatambukira ku bandi akiva muri rya tsinda, kuko nyine abantu bari bamuzi ariko atari benshi cyane, wenda nk'uko yakabaye yikorera ku giti cye, yabavamo ugasanga nyine baragize ahise azamuka aramenyekanye, ugasanga uwundi asigaye hasi. Ndakeka umuziki wo mu Rwanda rero tuwuganire turawucacambuye hirya no hino, reka noneho nkubaze utundi tubazo dusanzwe. Football ugikurikira? Football gake bisangamo mu Rwanda, ubundi tugira amakipe abiri, ariko urumva nyine ubundi umuziki ku isi, wenda sinzi ko wenda wewe napfa kubikumvisha, ariko ubundi umuziki ku ino si ya rurema niwe wa mbere kuruta football. Icyo turacyemeranya? Ntago ndi bubyemeranyeho nawe. Ati impamvu umuziki uri hejuru y'ibindi byose, uzasanga nibyo byo nkunda gukurikirana n'andi matalent cyane, wumvishe uzasanga ahubwo mu bindi bihugu bateye imbere, iyo barangije nko gukina umupira bahita bakoreramo nk'igitaramo, ariko none se iyo umukinnyi ari kugenda ukabona yambaye headphone aba ari kumva iki? Aba ari kumva umuziki. None se mu rusengero, buriya mu rusengero iyo bari kubyina aba ari umuziki. N'umurwayi mu bitaro usanga akenshi abarwayi benshi nyine biyumvira umuziki. Uzasanga hari abantu benshi cyane badakunda umupira ariko bakunda umuziki. Uzasanga hari abantu benshi badakunda umupira ariko bakunda umuziki, kimwe nk'uko uzasanga hari abakunda umupira badakunda umuziki. Ariko by'umwihariko na wa mukecuru uri hasi, umukecuru ubona ko ashaje, hari igihe ajya akubwira ati mwana wanshiramo ka karirimbo k'Imana. ngo ndagucarenjinga, iyo niyo ngingo tutari bwumvikaneho. Turabyumvikanaho biri bukunde. Reka manuke mukubite factors zumvikana kuri football. Football majority y'abantu batuye iyi si niba ari miliyari 7, miliyari 4 football barayikurikirana. Ariko no kuvuga ngo nubwo bayikurikirana, ariko abantu by'umwihariko bakunda umuziki ni benshi cyane kurusha football kabisa. Ntabwo ndi bwumvikane nawe. Buriya umuziki urayoboye nyine hari nk'umuntu twigeze kuganiraho arambwira ngerega ngo umuziki ngo buriya ngo uramutse ngo urebye umuziki ngo n'umupira
umuziki ngo n'umukecuru nyine abasha nyine kuwufiringamo gake gake gake, ariko buriya umuziki none urugero rwenda rworoshye, iyo bari gufana mu kibuga, iyo bari kuririmba, abafana barimo bararirimba, n'ubundi nawo aba ari umuziki. Wumve ko umuziki uza mbere cyane y'ukurusha na match. No, wowe wabishyizemo business, kandi kugira ngo tuvuge nyine wari kuvuga ngo umuziki nicyo kintu nyine abantu bumva ari benshi. Umuziki ubundi wumvwa n'abantu benshi cyane. Igikunzwe ni iki se? Umuziki kukunzwe kurusha football. Umuziki urakunzwe cyane, nuko nyine umuziki urakunzwe cyane, ariko nyine hari abantu benshi batabigaragaza. Turacyumvikanaho? Hari abantu benshi batagaragaza nyine umuziki nyine kubarimo, ariko umuziki nugenda ukazabaza n'undi muntu ubimenyereye, ubundi umuziki number 1. Reka nkubite facteur. Football ubundi nicyo kintu cya mbere ku isi gitanga akazi, kubera ko wenda ufata nk'ikipe imwe, wenda dufate Manchester United. Manchester United ishobora kuba ifite abakozi nka 80 kuri salaire yabo ihemba, bifite abatetsi, abakora amasuku, noneho usanga abinjira ku mastade abagira ute. Cyakora ikintu nari bugwakanye, umuntu wese ashobora kumva umuziki akunda na football, urikumva? Ariko football irakunzwe kuko Santiago Bernabéu bagiye gukina, stade yuzura 75,000 ipfutse hejuru yuzuye. Cup iruzura igapfuka, amatike akagurwa. Uzi impamvu nanjye noneho reka nkubwire, buriya uramutse impamvu umuziki ukunzwe, buriya uramutse ugafata umukinnyi